Muraho neza. Amazina yanjye uko mubizi nitwa Munyaneza Emmanuel. Ndatekereza mumaze iminsi wenda mutari kumbona ndi kwigisha, ariko uyu munsi ndagarutse cyane, ndetse kandi mbazaniye byinshi byiza nshaka ko twese turi buze kumenya uyu munsi. Muhora mwibaza ese cyangwa reka mbabaze ubundi ngewe, wari wafungura document bakagusaba gushyiramo password ukibaza ngo bigenda bite? Huh? Kugira ngo ufungure iyo password cyangwa se ufungure iyo document, bari bakwasaba password wenda ari nk'umuntu wayishyizeho ukayibaza ukuntu yabikoze. Uyu munsi rero ndagira ngo nawe umenye buryo ki ushobora kuba wasetinga password kuri document yawe mu gihe ushaka kuba umuntu yayifungura mu mashini yawe, ku buryo bimusaba gukoresha password wasetinze. Nibyo ndagira ngo uyu munsi twese tuze kuba turi kumwe. Reka nze dutangirane twembi, ubundi ndabibabwira gutera. Ndashaka ko uyu munsi turi buze kwiga utuntu twinshi twiza, sibyo? Wenda uyu munsi ngiye kubakubita kano kantu k'ubwenge, ndetse kandi ndagusabye ni ukuri pe wibuke gukora subscribe niba utari wayikora, like yo ni itegeko, murabizi ko rwose ni itegeko kuba wayikora. Ikindi kandi ndashaka ko uri buze kuba umuntu wa mbere byo uze gusharinga. Ikindi kandi ndashaka ko muri comment uri buze gusigamo isomo ushaka ko ubutaha dushobora kuzigana, sibyo? Ndashaka ko isomo ry'ubutaha riri buze kuva muri comment zanyu. Ndagira ngo ikintu wumva ushaka kwiga, haba ku ma AI, ibyo twita artificial intelligence, haba kuri tekinoloji iyo yose, ndashaka ko ari wowe uri buze kumbwira isomo ubutaha dushobora kuzigana. Ntabwo bitukiri muri Word na Excel na za PowerPoint gusa, oya. Ndashaka ko technologies yose tuyishyira hasi. Ikintu wifuza kumenya kuri technologies, ndashaka ko rwose uri buze kubohoka ukabyandika muri comment, ubutaha tukazaba ari byo twigana. Ntagutindiye rero, ndagira ngo umfashe. Twese tugiye gukora document, noneho tuyiprotecting, ubundi tuyifungure mu gihe barimo batwaka password, sibyo? Ntumujye kure, tugiye gutangira. Reka mfungure niyo Word document, ubundi twese tugirite duhuriremo, ubundi dutangire. Okay, murabona ko tumaze gufungura Word document yacu. Ubu ngubu tugiye gutangira kuba twakora cyangwa se twakwandika wenda letter yacu, cyangwa se wenda reka mvuge inyandiko yacu, noneho tukayiprotectinga ku buryo nta muntu ushobora kuba yayifungura adafite access kuri iyo document yacu, cyangwa se tutamuhaye password. Reka wenda nkoreshe kano ga trick, sinzi niba wenda ukazi. Wenda reka mvuge ko nshaka the 8 paragraph, wenda na rows nk'eshanu wenda, and then pressing enter. Murabona ko ni uburyo tugeneratingamo the words, cyangwa se amagambo wenda ashobora kugufasha na kariya. Ndatekereza ni akantu gashyashya ushobora kuba umenye, cyangwa se wenda usanzwe ukazi, ariko nta kibazo, twese turafatikanya kugira ngo bigende neza. Wenda reka nze nyihe title, wenda reka nze mvuge ngo this is my protected Word document. Ushobora no kuyitaho, cyangwa se iyo ngayo ni title, kugira ngo tubashe kuba twahise nibiki nanditse hano. This is my protected Word document. Noneho wenda reka nze ngatubure, wenda nkigire bold. Ibi ngibi byo murabizi, twarabyize inshuro nyinshi rwose. Niba utarabirebye, ndagusabye urebe ku zindi videos twashyizeho. Noneho murabona ko dufite the document yacu. Ntabwo nshaka iyi video iri buze gutwara umwanya munini, ndashaka ko iba umwanya mutoya, sibyo? Ndashaka ko kaba umwanya mutoya, noneho tukaba twahise tukarangiza. Hano mbibutsa ko ni kuri Munyaneza Digital Learning, duhora twiga, sibyo? Ni digital learning, nyine turimo turiga isi igendanye na digital, kugira ngo buri umwe wese abashe kuba yayisangamo. Noneho ubu tumaze gukora document yacu, murabona ko tugiye kujya ku ruhare rwo kuba wenda twavuga ngo tugiye kujya kuyisavinga cyangwa se iki. N'ubundi turaza kuri kano ga icon ka hano, turakanda hano kuri file. Urabona ko bahise bamfungurira this page. Iyi page ifite hano icyo twita protect document, cyangwa se gushyiraho ubwirinzi kuri document yacu. Turahakanda, noneho murabona ko
bahise bampa izindi option nshobora kuba nakoresha mu kugira ngo mbe na protectinga cyangwa se natanga uburenganzira kuri document yanjye. N'ubuhe burenganzira abantu bashobora kuba bagiraho. Noneho kugira ngo twebwe tube twashyiraho password, turaza hano kuri aka gace kanditse encrypt with password cyangwa se ngo password protect this document. Iyi document irizo kuba iprotectinzwe na password turi buze kuba twasetting. Urayikandaho and then murabona ko hano bashise baduha aga pop up garimo karatubwira ngo dushyiremo password. Ariko mbere yuko ushyiramo password, reka tubanze dusome aya mabwiriza ari hano. If you lose or forget the password, it cannot be recovered. Mu gihe wibagiwe cyangwa se ubuze password cyangwa ntabwo iyi document ishobora kuba yaba recovered. Uzamakinga sure ko ushyizemo the password cyangwa se password ushobora kuba wakwibuka neza cyane. Niba uri gukoresha document nyinshi kandi ku ma files agiye atandukanye, uri gukoresha password zigiye zitandukanye kuri buri file igiye itandukanye n'indi, na hano birimo birakubwira ngo gerageza byibura ugira ka liste kagendanye n'ama name cyangwa se document wakoze kugira ngo utazagenda uzibagirwa, kuko mu gihe wayibuze ntabwo ushobora kuba wayirecovering. Noneho ikindi kandi ngo remember that password are case sensitive. Nimba bavuze ngo case sensitive, ni igihe nimba washyizemo password itangijwe na capital letter, ntabwo uri buze gutangiza the small letter. Niba wakoresha wenda capital letter A, ntabwo uri buze gukoresha small letter A ngo password ikunde. Ahangaha nabyo mujye mubimenya. Iteka password ihora ari case sensitive cyangwa se inyuguti wakoresheje ugomba kuba ariyo ukoresha. Kugira ngo rero njye ntabyibagirwa, reka nikoreshereze 1 2 3 4, sibyo? Kugira ngo njye ntabyibagirwa, reka nikoreshereze iriya mbariyo nishyiriramo, and then uraza ugakanda okay. Urabona ko wese batubwira ngo re-enter password. Ahangaha ukongera ugashyiramo ya password umaze gushyiramo. Nanone 1 2 3 4 nayo nyishyizemo. Noneho ugakanda okay. Ukimara ukanda okay, urabona ko iyi document iyi protected document isiza mu ibara rya orange. Noneho ubu ngubu dushobora kuba twasevinga document yacu cyangwa se tugakomeza tukaba twayandika mu gihe tubishaka, tukakomeza tuyikoraho ibindi. Noneho mu kuyisevinga ni bya bindi bisanzwe, reka nze save as. Noneho reka nze browsing, wenda reka ndayishyira hehera, reka nze kuri video, kandi reka nshyire kuri video, noneho ntekereza nta madocument ngeramo menshi. Noneho wenda reka nyite protected document. Wenda njye niko nyise, nawe ushobora kuba wanayita irindi zina ushaka iryo ari ryose, no kugira ngo njye ningera kuri protected document nzajya menya ko ari password nakoresheje, kugira ngo mpite binyorohera kuba nahita nibuka password nakoreshejeho. Ubundi ugakanda save. Urabona ko protected document ubu ngubu yacu yamaze kuba saved, ndetse tugiye kuyiclosinga. Noneho tugerageze tuyifungure turebe. Ubwo ngubwo ndagira ngo ube ready, kuko reka nze noneho turaza kuri, reka manze closing. Noneho murabona ko turi kuri iyi protected document. Noneho ngiye gukanda kuri opening. Ni opening, murabona ko bahise bansaba gushyiramo ya password. Yewe ndakanda 1 2 3 4, ubundi nkande okay. Urabona ko ya document yacu ihise ba opened. Ubu ngubu akazi kacu ku munsi kararangiye. Nimba uryohewe n'ukuri, fasha iyi video igere ku bantu benshi, ukande subscribe, share ndetse na comment rwose ntuyibagirwe. Ndashaka isomo ry'ubutaha ndibuze kuyikura muri comment zanyu. Rwose ndabashimiye, murakoze cyane. Imana ibagirire neza, ndabakunda. Amasomo yo naya buri munsi.